agushimira awuvugiraho amagambo y'umugisha arawumanura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mujyeho mwese iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangiza. Kugeza barangije kurya iyi nkongoro itagereranywa ayifata mu biganza bye bitagatifu, nanone agushimira yisubiraho amagambo y'umugisha nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirire imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Igitambo gitagatifu, igitambo kitagira inenge, umugati mutagatifu utanga ubugingo buhoraho, n'inkongoro y'umukiro y'umugaragu wawe Abeli intungane, n'igitambo cy'umukurambere wacu kwigirira Mana ishobora byose, wemere ko igitambo kigezwa n'umumarayika wawe mutagatifu kuri altari yawe yo mu ijuru, imbere y'uruhanga rwawe Mana y'ishema, kugira ngo twese abasangira altari iyi ngiyi Aloysia atingeneye devota kw'Imana badutanze ko kwitaba barangwa n'ikimenyetso cy'ukwemera bakaba baruhukiye mu mahoro. Hamwe n'abandi bose baruhukiye muri Kristo turakwinginze ugire impuhwe maze ubashyire ahantu h'uburuhukiro urumuri n'amahoro. Natwe kandi abayoboke bashobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo byose gushyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we ubumwe bwa Roho Mutagatifu kuko ibihe bihora bisubirana iteka.